Haleluya. Amen. Twongeye gushima Imana bene data kubw'uyu munsi mwiza Imana igiye kuduha. Twari tudaherukanye n'ubundi ntiduherukanye kubera bino bihe, ariko turashima Imana ko ikirenze buri umwe muri twebwe icyubahiro n'ikibi cyayo. Amen. Rero ubundi kuri uyu munsi uko bisanzwe tugiye gusenga, turaza kugira umwanya muto wo kuramya Imana ndetse tugire n'umwanya w'ijambo. Nubwo tutari kumwe ariko turajyana aho muri mubane natwe turi kumwe kugira ngo Imana ize kugendera buri wese. Dutangire dusenga. Mana yacu turagushimiye ko wakomeje kubana natwe mu minsi itambutse. Uyu munsi twese turacyari bazima, abitorera umunebere muri iki cyiciro turagushima. Tugiye turinda turi mu bihe bikomeye, ariko data turagushimira ko tugenda tubona umucyo wawe, turagushimira ko tugenda tubona ubyoroshya, turagushimira ko tukiri bazima. Dushimira duhura na byinshi umunsi ku wundi, byinshi data bishobora kuba byadutera guhagarika imitima, ariko twakwizeye ko data tuzi ko ari wowe ugira ubuzima bwacu. Turacyariho, turacyari mu buntu bwawe, ntabwo ariko turi abanyembaraga, ahubwo ni kuturinda ndetse n'ikikurinda. Uyu mwanya rero uyu munsi twaje imbere yawe, tuje kuramya no kuguhimbaza ndetse tuje no kumva ari ikivugana natwe. Turasenze kugira ngo mbere na mbere data uduhe karibu, kuko kuvuga ni ibyawe, ntabwo ari iby'umwana w'umuntu wese, ahubwo ni ibyawe data. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo ubanze utwereze imitima, utwereze ubugingo, kubera ko turi mu isi yanduye, natwe ubwacu kamere turacyayifite, tubasha kwiyanduza. Buri muntu wese uko yagenze nabi urakuzi, n'umweze data umutunganye, kugira ngo ibiryo byawe biturutse mu ijuru data bitunge ubugingo bwacu. No kuri yuzuranye natwe tugirire neza, ibyo twakira byose n'ibyo dukora data bibe bihesha izina ryawe icyubahiro, kandi tubikore mu bushake bwawe. Turagushimye ko muri gusenga kwacu ko tugira neza, dusenga twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mama vuta Yesu mbone kwaka. Mama vuta nakwinginze. Mama vuta Yesu mbone kwaka. Mbone kwaka burinde buja. Tulidimbe
babasize n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Zategereza bizeye icyo yavuze kizasohora, kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza. Kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza. Nzakomeza nkwizere kuko utayobya. Nzakomeza nkwizere kuko utabeshya. Nzakomeza nkwizere kuko utabeshya. Nzakomeza nkwizere kuko utayobya. Kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza. Kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza. Nzakomeza nkwizere kuko utayobya.
mbanje kubasuhuza inshuti bavandimwe. Yesu nashimwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima uyu munsi wa none kugira ngo ridufashe. Ariko mbere yo kurivuga no kurisangira, reka tubanze dusenge. Imana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, nejejwe n'uyu mwanya mwiza ngiye gusangira ijambo na bene data bankurikiye. Ndakwinginga kugira ngo Umwuka Wera anshoboze, Umwuka Wera yigishe buri muntu wese, iri jambo riduhindurire kugukiranukira, kandi mwami Imana ridukuze. Gumana na buri wese mwami Imana, kandi Umwuka Wera akomeza twigishe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Nongeye kandi kubasuhuza inshuti zanjye, kandi bashimira uyu mwanya tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi igice c'141. Zaburi y'141, umurongo wa mbere turagera ku murongo wa 3. Uwiteka ndagutakiye, tebuka uze aho ndi, utegere ugutwi ijwi ryanjye ningutakira. Gusenga kwanjye gushirwe imbere yawe nk'umubavu, no kumanika amaboko yanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba. Umurongo wa 3, Uwiteka shyira umurinzi imbere y'akanwa kanjye, rinda umuryango w'iminwa yanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Twongereye dusome mu gitabo c'imigani igice ca 18 umurongo wa 4 n'umurongo wa 7. Amagambo yo mu kanwa k'umunyabwenge ni nk'amazi maremare, kandi isoko y'ubwenge ni nk'akagezi gasuma. Umurongo wa 7, akanwa k'umupfapfa niko kazamurimbura, kandi ikigusha umutima we mu mutego ni ururimi rwe. Turangirize mu gitabo urwandiko rwa Yakobo, muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa 1 ndagera ku murongo wa 12. Bene data, ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba bigisha, muzi yuko tuzacirwa urubanza ruruta iz'abandi. Kuko twese ducumura muri byinshi, umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora guhindura n'imibiri yayo yose. Kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini zite, zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. N'ururimi narwo nuko ruri, ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na gehinomu. Kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza, kandi barabimenyereje. Ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose. Ni ububi budatuza, rwuzuye ubusagwe bwica. Urwo ni rwo dushimisha umwami Data wa twese, kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mu shusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese ye amazi meza ntakereta yabasha kuva mu isoko imwe? Bene data, umutini wabasha kwera imbuto za elayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu, kandi ngo ivemo n'ameza. Iryo ni ijambo ry'Imana.
bakundwa banjye tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ngize umugisha wo kongera kandi kuganira namwe ku ijambo rikurikira amagambo tumaze ibihe bibiri twiga, cyangwa se ibyumweru bibiri twiga. Yose ni amagambo akurikirana, ryaba ijambo rya none, ryaba iryo ku cyumweru gishize, ryaba n'iryo ku kindi cyumweru. Mu cyumweru cya mbere nongere mbibutse, ubwo ndavuga icyumweru cya mbere cya gatatu cya mbere twatangiriyeho kuri iki cyigisho turimo, twigaga ijambo ritubwira ngo gutsinda intambara zibera mu bitekerezo byacu, cyangwa kwegurira Imana ibyo dutekereza byose akaba ari ibigenga. Ejo muri ku cyumweru twize ijambo ritubwira gushaka ubwenge busumba ubundi bwenge, aribwo kubaha Imana no kuva mu byaha. Uyu munsi turongera ikindi kijyanye n'ayo magambo yombi. Ayo magambo yombi twize ibitekerezo byiza, ubwenge, byombi nibyo bibyara icyo tugiye kwiga uyu munsi, ariyo magambo tuvuga. Ubwenge bwacu, ibyo dutekereza, bibyara iki? Bibyara amagambo asohoka muri twebwe, ariyo tugiye kwiga uyu munsi wa none. Umuntu wese avuga ibyo akuye ku butunzi bwe, ku butunzi buri mu bitekerezo byiwe. Avuga ibyo akuye mu butunzi buri mu bwenge bwiwe. Ubwenge bwiza buva ku bitekerezo byiza, cyangwa se ibitekerezo byiza biva ku bwenge bwiza. Ibi nibyo bihura bikabyara n'ururimi rwiza. Reka nongere nsubire muri aya magambo. Ibitekerezo byiza iyo bihuye n'ubwenge bwiza bibyara ibyiza tuvuga. Ntabwo amagambo tuvuga aza ari impanuka, aza ku biri mu bitekerezo byacu akaza no mu bwenge bwacu. Niho dukura ururimi rwiza, niho dukura amagambo meza. Ibitekerezo bibi nabyo nuko. Ibitekerezo bibi bijyana n'ubwenge butaboneye, byombi bikabyara n'amagambo nyine, amagambo akomeretsa, amagambo asenya, amagambo atubaka, agasenya nyirayo uyavuga, ariko kandi agasenya n'uyumva. Umuntu yitwa umupfapfa kubera amagambo avuga, kandi umuntu akitwa umunyabwenge kubera amagambo umuntu avuga. Mu Migani igice cya 18 umurongo wa 7 twawusomye, haravuga ngo akanwa k'umupfapfa ngo niko kazamurimbura, ngo kandi kigusha umutima we mu mutego ni ururimi rwe. Muri Bibiliya yindi nasomye haravuga ngo amagambo y'umupfayongo ngo niyo amworeka, kandi umunwa we niwo mutego w'ubuzima bwe. Mwumva uburyo iri jambo rikomeye. Amagambo adusohokamo niyo yonyine ashobora kuoreka umuntu yabaye mabi, kandi nanone ngo niwo mutego w'ubuzima bwe yiteze wenyine. Niyo mpamvu iri jambo rya gatatu bavandimwe mbinginga cyane kugira ngo twongere turikurikire kuko twakurikiye aya mbere. Bibiliya itwigisha byinshi cyane ku bijyanye n'amagambo tuvuga. Yaba amagambo tuvuga tumaze kuyatekerezaho, cyangwa se amagambo tuvuga duhubukiyeho, cyangwa se amagambo tuvuga twishimye n'amarangamutima yose, yaba ayo tuvuga turakaye, yewe na bwa burakari, wa mujinya twita ngo umujinya muranduranzuzi. Bibiliya hari ikivugaho. Ayo magambo yose tuvuga, Bibiliya cyangwa se Imana irabyumva. Imana yumva amagambo tuvuga, nayo tuvuga mu twongorera, nayo tuvuga duhamagara, nayo tuvuga kwijwi rinini, navuye ku marangamutima yacu yose. Ayo magambo Imana irayumva, kandi hari icyo ifite ivuga kuri yo, kuko yose aza mu rubanza. Ameza aza mu rubanza, Imana ikadushimira, ariko n'amabi akagaruka akaza mu rubanza. Bibiliya iyo nyisoma irantangaza, n'uyu munsi yongeye kandi kuntangaza. Iyo ijya kuvuga ku magambo tuvuga,
yaba ayo twibwira imbere muri twebwe, ayo tubwira abandi bantu tuba duhuye nabo cyangwa tuganira nabo dukorana, cyangwa se amagambo tubwira Imana. Ndavuga amagambo twibwira turi twenyine mu bitekerezo, cyangwa se amagambo tuganira n'abandi bantu, cyangwa se amagambo tubwira Imana, twaba turi mu giterane, twaba turi twenyine, twaba dusenga, twaba turi mu iteraniro, amagambo tubwira Imana. Muri ayo magambo yose Bibiliya iratwinginga mu mubwiriza igice cya 5 umurongo wa 1 n'umurongo wa 2. Bibiliya tugira inama imeze gutya nshuti muvandimwe, iratubwira ngo ujye utekereza mbere yo kuvuga. Haleluya. Ujye utekereza, niko ijambo ry'Imana ritubwira mu mubwiriza icyo gice cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2, ngo ujye utekereza mbere yo kuvuga, ngo ntugahubukire kugira icyo ubwira Imana, kuko iri mu ijuru naho wowe ukaba ku isi. Bityo rero ujye uvuga make. Umva inama itugira rwose. Ibyo nibwira mbitekerezeho, ibyo mbwira abagenzi banjye mbitekerezeho, ibyo mbwira Imana mbanze mbitekerezeho, ngo ntugahubukire kugira icyo ubwira Imana, kuko Imana ntimureshya, Imana ntitureshya. Imana iri mu ijuru, irahera, iri mu bwiza bwayo, yewe ni mu isi. Niyo mpamvu ibyo ngomba kubwira Imana nabyo bigomba kuba nabitekerejeho. Abantu benshi bagacumura no kubyiza bamaze kubwira Imana. Ndavuga wenda ku byo bahize, ku byo bagambiriye, ugahubuka ukabwira Imana. Imana n'umuntu nawe wenyine, ibyo uzayibwira byose uzajya ubanza ubitekerezeho. Nasomye Bibiliya zitandukanye muri version cyangwa se mu bisobanuro. Hari ahandi nasomye ngo havuga ngo muri uwo murongo nyine tumaze gusoma, ngo ntukihutire kubumbura umunwa, maze ngo umutima wawe uhubukire ngo kurogombwa imbere y'Imana, kuko Imana iba mu ijuru, ngo naho wowe ukaba ku isi. Bityo rero bitubwira ngo uvuge make kubera ko wayabuze, ahubwo jya uvuga make umaze kuyungurura, umaze gutekerezaho, wumve ko ajyanye n'ubushake bw'Imana. Mu magambo tuvuga, reka uyu munsi twibande ku bintu bibiri ari byo bijyanye n'icyigisho cyacu. Kimwe ni ukuri, ikindi ni ikinyoma. Niyo magambo, nibyo bintu bibiri tugiye kuganira muri ayo magambo, ukuri n'ikinyoma, uko bibiri bivuga. Aya magambo uko ari abiri niyo aduha identite, niyo aduha kuba icyo turi cyo. Ibyo ukuri cyangwa ikinyoma byereka mugenzi wawe, nawe ubwawe bikakwereka icyo uri cyo. Burya iyo ncecetse cyangwa iyo ucecetse, iyo twicecetse tukiye twese, umuntu ucecetse ntabwo ushobora kumumenya. Nubwo atekereza bibi ntabwo uzamumenya, ariko kandi aba arimo yiyonona, kuko Bibiliya iratubwira ngo ndetse n'umupfapfa iyo acecetse ngo bagira ngo ni umunyabwenge. Umupfapfa ngo iyo acecetse ngo nawe ngo bajya bagira ngo ni umunyabwenge. Iryo jambo ryanditse mu Migani igice cya 17 n'umurongo wa 28. Rero ukuri kuri muri twe iyo gusohotse, cyangwa se ikinyoma kiri muri twe iyo gisohotse, kiguha izina, kikakwita umunyakuri, cyangwa kikakwita ijambo risohotse rikakwita umunyakuri, cyangwa ikinyoma gusohotsemo kikakwita umubeshyi n'umupfapfa, cyangwa ubwenge bukeya bukakwita umupfapfa. Ururimi rwawe rugira imbaraga nyinshi, kandi nyinshi cyane. Ndabikubwira mbiguhamiriza ngo ururimi rwawe n'urwanjye bifite imbaraga nyinshi cyane. Rushobora kubaka cyangwa rugasenya, yewe rushobora no kwica. Rushobora kubaka abandi cyangwa rugasenya abandi, cyangwa rukica abandi. Rushobora kukubaka wowe, rushobora kugusenya, rushobora no kukwica, kuko ururimi rurakomeye cyane. Ururimi uko uruvuga kose, icyo uvuga cyose
jya umenya ko zifite ibyo bintu, kubaka cyangwa se gusenya ibyo utazi. Umwanditsi w'umunyabwenge cyangwa se umwanditsi wuzuye umwuka w'Imana Dawidi, twasomye muri Zaburi y'141, Dawidi yarasenze aravuga ngo shira umurinzi imbere y'akanwa kanjye, rinda umuryango w'iminwa yanjye. Shira umurinzi imbere y'akanwa kanjye, rinda umuryango w'iminwa yanjye. Iri ni isengesho Dawidi yasenze. Arasenga aravuga ngo Mana, shira umurinzi imbere y'akanwa kanjye, rinda umuryango w'iminwa yanjye. Ugerageza gutekereza iyo Zaburi. Ni ryari Dawidi yasenze iyi Zaburi? Iyo usomye Zaburi 140, uzasanga ko Dawidi yari amaze gusengera Imana, Mana undinda abanzi, Mana undinda abanzi, undinda abanzi. Ariko ngo agere kuri iyi Zaburi, none cyarimo arasengera aravuga ngo Mana undinde kwifatanya n'umurimbuzi gute, mu gihe nanjye naba ngiye kuvuga nkawe. Niko ni wowe uyu murongo twasomye, mvuze gusuwa gatatu hano, undinde nanjye kwifatanya umwanzi, umupagani, umunyabyaha, niba ufite ururimi rurimbura. Nanjye rero Mana kuramburiye amaboko, kuko yasengaga avuga ngo kuramburiye amaboko je imbere yawe kuri isaha, bimbere nk'igitambo, ariko dore icyo ngiye kugusaba. Ndagusaba ngo ushyire umurinzi imbere y'akanwa kanjye, kandi urinde umuryango w'iminwa yanjye. Yakobo aratubwira ngo ururimi, umva uko abivuga neza, ngo ururimi ni umuriro, ngo yemwe ngo ni ububi bungana n'isi. Ururimi ngo rwashizwe mu ngingo zacu, ngo nirwo rwonona umubiri wose, ngo rukongeza kamere yacu, ngo narwo rukongezwa na gehinomu. Uyu murongo uragoye pe, umva uko umeze. Iyo ugeze kutangiye kubikurikirana, habanza gehinomu. Gehinomu igakongeza ururimi rwacu, ururimi rwacu ugakongeza kamere yacu, kamere yacu ibikongeje umubiri wose. Ururimi rugahinduka rutwitse, rugahinduka gutwika. Ruvuye hehe? Igehinomu, mu bitekerezo bya gehinomu. Nongere mbibutse bya jambo twavuze bwa mbere, iyo utangiye gutekereza ibibi bigasohoka ku rurimi rwawe, rwa rurimi ruhinduka urwo kukwica, rugahinduka rukwica abo abakumva. Ngaruke kuri ibyo bintu bibiri maze kubabwira, ukuri n'ikinyoma, mbigarukeho. Ntangire ku kuri. Ukuri, kuvuga ukuri bavandimwe, byabaye ingume, byabaye ingume muri iki gihe. Uko ubuzima bugenda bukomera muri iki gihe, uko ibihe bigenda biha ibindi, uko abantu bagenda basoma Bibiliya bakayisobanura uko bashaka, uko abantu bagenda bumva inyigisho zijyanye n'ibyo bibwira, ukuri kuragenda gusa nkaho kuba guke. Yewe kuba guke cyangwa se kwenda kuba ukuri. Ariko hari umugani nzi, nawe urawuzi wenda, bavuga ngo nta kuri kubi kubaho, ngo nta kinyoma kibi kibaho, ngo nk'ikinyoma cyenda kwegera ukuri. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ukuri kutuzuye ntabwo ari ukuri. Ukuri kutuzuye ntabwo ari ukuri. Nubwo ko ari ukuri kugenda, ariko ukagira kandi kagace kabubwica, ni nk'amazi mabi usuka mu mazi meza yose ukabura urayisha. Nta kinyoma kibi kibaho k'ikinyoma cyenda kwegera ukuri. Nuko ngo ukuri kwacu kwagombye kuba kuzuye. Nubwo bimaze gutyo, nari mbabwiye ngo mu bihe turimo, mu bihe tugezemo, mu bihe bikomeye by'ubuzima bugoye umuntu wese azi, ubuzima butuma umuntu yava mu kuri, ubuzima butuma umuntu yabeshya, ubuzima busobanura ko wabeshya. Ibi situation ibihugu ugezemo, wumva mu kuri kubeshya ko kwagombye kuba ari kugasa ko kubera kiza, ko nyamara
nubwo byaba bimeze gutyo ijambo ry'Imana ryo rizakomeza kutubwira ko ukuri kutazashobora gusimburwa n'ikinyoma. Iyo ni ijambo ry'Imana. None kandi ngaruka ku rya sengesho ryo muri Zaburi ya 141 twasomye, ari nayo kwifuriza kuko biragoye ariko birashoboka ko umuntu yavuga ukuri. Ntushobora kubyishoboza wenyine, ariko nawe wafata gahunda, wafata umwanya, nafata umwanya nagera ikirenge mu cy'intwari z'Imana nka Dawidi. Impamvu nawe yabivuze, wenda nawe byaramugoraga, yabonaga ibihe, kuko ibihe ntabwo bitangiye kuba bibi none. Ikinyoma ntabwo kivutse ejo, ikinyoma cyabayeho kera, ukuri kwabayeho kera. Dawidi ajya mu mwanya w'amasengesho meza cyane, aravuga ngo Uwiteka, ngo ndagutakiye, umva nawe mukuri. Harimwe arataka avuga ngo Mana ndinde umwanzi uturuka hanze. Tujye dukunda gutaka ari uko dufite menace, dufite amwanzi uva hanze, ariko mva umwanzi we afite uyu mwanya muri Zaburi. Aravuga ngo Mana Uwiteka ndagutakiye, tebuka uze aho ndi. Umurikire wumva ko ijambo Dawidi avuga, tebuka uze aho ndi, utegere ugutwi ijwi ryanjye ningutakira. Gusenga kwanjye gushyirwa imbere yawe nk'umubavu, no kumanika amaboko yanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba. Maze Uwiteka, icyo ngiye kugusaba, umanitse amaboko nkwinginga, kubwira ngo usange, dore icyo ngiye kugusaba, nuko ushyira umurinzi imbere y'akanwa kanjye, nuko urinda umuryango w'iminwa yanjye. Impamvu avuga ibi ngibi nuko yashakaga kudasangira icyaha n'ababi. Ababi yaramaze kuvuga muri Zaburi 140, nibo bendaga kumurimbuza ururimi, ariko avuga ati Imana ubwo bandinze, ariko naje urinde kurimbura, undinde nanjye kugira ururimi rurimbura, ahubwo Mana ngwino ushyira umurinzi. Iri sengesho nshuti yanjye ndagusaba ngo aho uri unyumva, ufata uyu mwanya, ufata ibihe winginga Imana, umubwire ngo Mana umva gutaka kwanjye, ndagutakiye. Umunwa wanje ntubasha kuvuga ukuri, umutima wanje nturimo ukuri. Uyibwire Imana, uyibwire byose, umubwire ngo Mana nyemerera nanjye uzashyira umurinzi ku kanwa kanjye, uzajya urinda umuryango w'iminwa yanjye. Koresheje iri jambo mvuge ngo ubu umunyakuri. Kuba umunyakuri bitandukanye no kuvuga ukuri umunsi umwe, kuko ubuzima bwacu uko Bibiliya bushaka, uko ijambo ry'Imana ribushaka, bwagombye kuba ari ubuzima buyobowe n'ukuri, atari ubuzima bukoresha ukuri none ejo bukagaruka mu kibi. Bwagombye kuba ari ubuzima bw'ukuri. Umuntu aba umunyakuri, unyumva aha ngaha, umuntu aba umunyakuri mbere y'uko avuga ukuri. Si ukuvuga gusa ngo abantu bumva, ariko umuntu ubuzima bwiwe, umuntu aba umunyakuri mbere y'uko avuga ukuri, kuko ukuri kuva mu mutima we, ukuri kuva mu mutima wawe. Ndakomeza nkwibutsa ibyo twize mbere, ibiri mu mutima, ibitekerezo, ubwenge, biriya byose nibyo bibyara ukuri kuri muri wowe. Ukuri kukava mu mutima, kukava muri conscience, kukava mu bwenge, kukava mu byo utekereza, kukabona gusohoka hanze, kukaba ukuri ko hanze, kukaba ukuri kugaragarira abandi, ariko kwabanje kuba ukuri kuri muri wowe. Ukuri ni ubuzima bwose, si ubuzima buciyemo. Nize ikintu kimwe muri iyi minsi ubwo nateguraga iri jambo, nigishijwe n'umwanditsi w'umuhanga. Uyu mwanditsi aravuga ngo ukuri iyo gukuwe mu buzima bw'umuntu ngo ntikuba kukibaye ukuri. Ukuri iyo gukuwe mu mibereho ya buri munsi, kukavuga kugacika, tikuba ubuzima. Uyu mwanditsi yaravuga ngo ukuri ntikuba kukibaye ukuri. Yongeraho ko ukuri iyo nkubwira, iri jambo ryo natinye cyane, iyo mvuga ukuri ariko nkakubwira umuntu ntarabanza ngo muhe agaciro k'umuntu, uko ndi kuba kukibaye ukuri. Gute? Mbwiye umuntu ukuri kwiza, ariko ibindimo bisohoka mu mutima utabona mwere data nk'umuntu. Ariko kandi mubwiye ukuri kwiza,
simubeshye, ariko nanone umutima wanjye urambwira ko mwene data ndimo kubwira mpamvu umukristo mwiza yafata umwanya nka Dawidi agasenga Imana akayibwira ngo shyira umurinzi mu kanwa kanjye. Tuvuge ijambo rya nyuma, ikinyoma. Umukristo ubeshya ateye ubwoba. Impamvu ateye ubwoba nuko kubeshya kutabereye umuntu uwo ari we wese, ariko cyane cyane umukristo. Kubera iki ikinyoma kiba kibi? Yesu Kristo twakiriye nk'umwami n'umukiza wacu, tukitwa abakristo, yitwa Ukuri, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni ukuri, nta kinyoma na kimwe kimubamo namba. Ni ukuri, Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni ukuri, Yesu Kristo ni ukuri, nta kinyoma kimubamo. Rero ikinyoma ni icya Satani, si icy'Imana. Ni icya Satani kuko ari we utavuga ukuri na guke. Satani nta kuri na guke agira, ukuri ni kumubamo. Muri Yohana igice cya 8:44 haravuga ngo uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, ngo kandi ngo ntiyahagaze mu by'ukuri, ngo kuko ukuri kutari muri we. Uwo ni Satani. Navuga ibinyoma aravuga ibye. Mwumva ijambo rikomeye. Muri Yesu bavugaga Satani navuga ibinyoma aba aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma, ngo kandi ni se w'ibinyoma. Kubeshya rero ni intwaro ikomeye yo gusenya ubuzima bwa nyiri kubeshya, ariko kandi kugasenya nuko abandi babyumva. Impamvu kubeshya kugasenya nuko ikinyoma burya ari igikorwa gihakana Imana, kigahakana na Yesu. Ntitujya tubitekerezaho, abakristo ntitujya dutekereza kuri iki, ariko ikinyoma kiba gihakana Yesu, kiba gihakana n'Imana. Kubera iki? Kubera ko tuba twiyise, tuba twagiye muri identite itari y'Imana, tuba twafashe ishusho y'umwanzi, kuko Satani ngo niba utarigeze aba mukuri, ngo kandi ngo kubera ko atigeze aba mukuri, ngo kuko ari wese w'ibinyoma. Ibinyoma byose ni ibyiwe. Nubeshya kandi witirirwa Kristo, uzamenye ko Kristo azaba atakiri muri wowe. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Abantu ntitujya tumenya icyo ikinyoma kivuga, ntitubizi mukuri, ntituzi n'akaga ko kubesha. Yewe n'umutima utarasohora, ndakubwira, umutima utarasohora ibyo uvuga, ushobora kuba wabaye umubeshyi. Ushobora kubeshya utaranavuga, utaravuga rwose. Umuntu akahinduka umubeshyi mbere yo kubeshya mu ijambo ryageze hanze. Gute? Ni gute umuntu yaba umubeshyi ataravuga? Ikinyoma cyaba icyasohotse cyangwa ikigambiriwe cyangwa ikiri mu mutima, kigira ingaruka zikomeye. Ingaruka zikomeye ku buzima bw'umukristo. Ikinyoma kigambiriwe kitarasohoka, ikinyoma gihubukiweho, ikinyoma cyose ko cyaba kigenze kose kiba gifite ingaruka ku mukristo. Utekereze wenda ku muryango, ufate urwo rugero rutoya urebe ikinyoma uburyo kigira ingaruka. Reba nk'umuryango, umuryango ufite ababyeyi, papa na mama n'abana, ariko wenda bakaba babayeho babeshyana. Umugabo akabesha umugore, umugore akabesha umugabo, abana bakabesha ababyeyi, ababyeyi bakabesha abana. Urebe urwo rugo icyo ruzabyara, kuko byanga bikunda ikizagaruka muri bo nuko baba barimo barasenya urugo rwabo. Simvuze gusa mu muryango, no mu kazi naho mubana. Nimuba uyu nguyu atabwiriye ukuri, mutabwirana ukuri kutabarimo, muba muribo murategura iki? Ibyo gusenya. Kuko ukuri niko kubaka, ni ukuri konyine niko kubaka. Mukristo unyumva, ndagira ngo nkugire inama, ibintu byose biri. Navuze amagambo akomeye, ariko ndagira ngo nkubwire ibi byose nta kintu kitigwa, bibamo amasomo. Ushobora kwemera kwiga kuba umunyakuri aho uri hose. Ushobora kwiga kuvuga amagambo ari mu mwanya wayo. Birigwa
ushobora kuba ufite imyaka ufite ariko utari wakabigeraho, ariko ndagusaba ngo ubyige bije mu masomo mu byo wiga. Fata umwanzuro wo kwiga kuvuga amagambo mu gihe cyayo n'ahantu hayo. Ni umwanzuro ushobora gufata ugasenga nka Dawidi ukavuga ngo Mana kuramburiye amaboko, uyu mwanya umbere nk'igihe cy'igitambo cyane mugoroba, unyumve maze ushyire ubwenge ku mutima wanje ube kuvuga ibyo ugomba kuvugwa. Amagambo ya bamwe ndavuga mu Bakristo, sindi kuvuga abantu bo hanze. Amagambo ya bamwe mu Bakristo abatandukanya n'abandi bantu kandi akabatandukanya n'Imana. Ururimi rwa bamwe mu bitwa Abakristo ruratwika, rwuzuye ubusagwe bwica. Yakobo aravuga ngo ururimi ni ububi budatuza, rwuzuye ubusagwe bwica. Urwo ni rwo dushimisha umwami data wa twese, kandi ni rwo tuvumisha abantu baremwe mu shusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma, mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera gutyo. Bene data, ibyo akanwa kacu ntikagomba kuvamo ibyo byose. Ngo ibyo niko Yakobo avuga. Bene data, mwene data unyumva, ibyo ntibikwiriye kumera gutyo. Rero muvandimwe, nsoza ndagira ngo nkubwire ngo ikinyoma ni icya Satani, ariko ukuri ni ukwa Data wa twese umubiri. Kandi Imana yiteguye kugufasha niyemera ugaca bugufi ugasenga. Iraguha ubwenge, iraguha ibitekerezo byiza, iraguha ubwenge, iraguha kuvuga neza, iraguha kuvuga iby'ukuri, kandi Imana izagushoboza. Amen. Kadusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagusabye nkwiringa, aya ni amagambo yawe wivugiye wandikishije. Ndagusaba nsabira mwene data mu bihe nk'ibi ngibi bikomeye by'imperuka, ndagusaba kugira ngo Mwami utwigishe, wigishe mwene data unyumva, natwe twese Abakristo kuvuga amagambo ajyanye n'ubushake bwawe, tuyobowe n'Umwuka Wera. Uturinde amagambo mabi, amagambo asenya, amagambo atubaka, amagambo y'ikinyoma. Tutavuga nka Satani, tudakora nka Satani, tutitirirwa Satani, ahubwo Data wa twese uri mu ijuru, wewe nyine utwigishe. Fasha ururimi rwacu, yobora ururimi rwacu, yobora ubwenge bwacu. Gendera mwene data unyumva, maze wumve gusenga kwiwe, mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.